Papi Clever na Dorcas bene datico nifuza niki kuzabahabona haleluya abo bantu uzabahereza ejo ndamutse nsigaye byabari igihombo. Nanone nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze abakunzi b'Imbaga TV. Hano hamaze kuba mu rugo urisanga. Nkeka ko ukimara kubona iyi video uhise ukora subscribe, ugakora share, ukanakora like ndetse ukanasiga comment yawe mu gasanduku k'ibitekerezo, aho twungikanya tugahana ibitekerezo byerekeranye n'ibiganiro twakora cyangwa se n'ibyakuryohera, kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi kuri channel yacu Imbaga TV. Igitekerezo cyawe, subscribe yawe, like yawe ni ingenzi kuri twebwe kandi ni ingenzi kuri twese, bituma dutera imbere kandi nawe ukabona ibikuryoheye byiza. Hano imbere turahabona umuramyi wacu abanje kubasuhuza. Nabasuhuje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Abagukurikiye banejejwe no kukubona imbere yabo muri aka kanya. Nanjye nejejwe no kubagezaho impano y'Umwuka. Numvisha amakuru ko uri umusore ukunzwe cyane muri uyu mwaka dusoje w'2024 ndetse n'uyu mwaka dutangiye w'2025. Iyo mpano yawe ni impano watangiye kwiyumvamo igihe kinini? Bimara igihe nk'ikigera mu myaka 3 niyumvamo kuririmba ndetse kuramya Imana, kugira ngo ndabikunda, ariko n'ubwa mbere ngaragaye kuri televiziyo, urumva ko Imana iri kugena iri mu kazi. Imana iri mu kazi kandi rwose. Bishatse kuvuga ko mbaye umuntu wa mbere ugutumiye mu mpano yawe. Ubaye umuntu wa mbere rwose. Yesu aduhane umugisha rwose. Natwe umuntu ugukurikiye muri akanya rero ashaka ko umutaramira gato ku mpano yawe, nk'uko yahogoje benshi cyane. Yego. Nta kibazo. Nabaririmbira indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza, bereka makorasi ni menshi agiye ahindura abantu bakagenda afasha abantu. Nta kibazo ndahari rwose, ni karibu kumva ibihangano by'Umwuka byanyu, nta kibazo. Twagiye dutemo rwose. Duhere kuri korasi ivuga ngo turashaka ko bimenyekana kari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana ushobora byose, turashaka ko bimenyekana kari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana ushobora byose, ariwe ngo bimenyekane Mana yacu, bimenyekane mu mahanga yose, bimenyekane. Wow, urakoze cyane, utwujije neza mu kiganiro cy'uyu munsi cyane rwose. Turashaka ko bimenyekana kari wowe Mana. Iyo ndirimbo ifite n'amagambo meza cyane rwose. Turifuza ko Imana bimenyekana kari yo koko cyane rwose. Ese ni gute twamenyekanisha Imana kari yo koko twebwe abantu? Twebwe nk'abantu Imana dushakaho ni iki rero? Bivuze ngo nukwera imbuto, niba umukristo koko bikagaragarira amaso ya bose. Bibiliya iravuga ngo bazabamenyera ku mbuto bera. Impamvu mere kuri korasi ivuga ngo bimenyekane, hari amasengesho tumaze n'igihe dusengera kuri insanganyamatsiko Imana yaduhaye ivuga ngo bimenyekane. Ushaka kubireba neza wasoma Abami ba mbere ibice 18 umurongo wa 36, haranditse ngo nuko Eliya agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, umuhanuzi Eliya yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Haleluya. Amen. Kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba ndikoze kubw'ijambo ryawe. Niyo mpamvu rero mpere kuri korasi, niyo mpamvu ndi kuyikoramo muri iyi minsi, imbaraga n'amavuta biri kuri twebwe tuyakora, turi gukora aya masengesho. Ayo masengesho muyamazemo iminsi? Iyo ni umunsi wa 5. Ni umunsi wa 5. Yes. Ayo masengesho agamije kumenyekanisha Imana ko ari yo Mana cyane rwose. Urabona niba usenga n'umukristo, turashaka ko bimenyekana koko mu miryango twavutsemo, twakijijwe, bimenyekane ko twirinda itari Bayali, bimenyekane ko twirinda itari Dagoni, bimenyekane uburyo bwose bushoboka. Iyo Mana yacu imenyekane cyane rwose. Muri wowe nk'umuhanzi, ndabitekereza neza, ndanabyibuka neza kutigize ubwira abadukurikiye amazina yawe. Yego. Ntago twabatereranye, wabibwira ukabwira amazina yawe
cyangwa n'ibindi bigenda bikurikira? Mbaje kubiseguraho twagiye cyane twahise twibanda mu mwuka, ariko amazina nitwa Ndayise Cedric, ndi umuramyi, nkunda Imana n'abantu bayo, namwe ndabakunda cyane. Amen amen. Yes. Ndayise Cedric, watubwiye ko Imana yawe umaranye imyaka 3. Mu myaka yawe 3 wagiye uhura n'abantu batandukanye. Yego. Bakubwira ko ufite impano. Yego. Umaze kubona ko ufite impano, ugerageza buryo ki bwose imenyekana. Iyo mana yawe niyo mpano yawe, ushaka ko byose bimenyekana. Ese ari Imana n'impano yawe niki gikomeye kurusha ibindi? Udushobozwa byose na Kristo duhereza imbaraga, hakomeye Imana kuko niyo dushoboza byose kugira ngo tubigereho, kandi nitanga ubwo buryo kugira ngo abantu bayiramye ndetse banayihimbaze. Amen amen. Ongera uduterera agakorasi keza kuri icyo gisubizo cyiza umpaye kakanya. Mpereye umusozi wenda ruha, bambwiye kazaza wenda ruka. Mpereye umusozi wenda ruha, bambwiye kazaza wenda ruhuka. Mana we, mpereye umusozi wenda ruha, bambwiye kazaza wenda ruhuka. Amen amen. Utereye umusozi uraruha. Amen. Watereye umusozi ushaka umuntu ugukoresha ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo impano yawe izamuke. Yego. Umusozi wawe uri hafi kuwumanuka cyangwa uracyawuterera? Ko muri urugendo ni rurerure, dukomeza gukora kugira ngo imyambi y'umubiri ishita tugeraho, dukomeza gusenga ubudasiba, muri njye ravuze ngo urwane intambara nziza. Haleluya. Kristo ni byose umufite. Mufata ubugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo tugomba kurwana intambara nziza, kuko tukiri muri isi dufashe igihe mu ntambara, kuko tugomba, umwenda yavuze ngo tuneshe ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Nuvuga ngo tugomba gusenga, umusozi turacyaterera, turagana ku musozi Siyoni. Mbega ni kuri ibigeragezo biracyahari n'ibibazo byinshi cyane, umusozi turacyawuterera, ariko muri njye ravuze ngo umunsi umwe nzawinjiramo umurwa, ngomba guterera umusozi kugira ngo ngere mu murwa. Kandi uwo murwa tukazawigeramo twembi. Muri njye ravuze ngo mparanira gusenga, nsaba Imana imbaraga kugira ngo nzabashe kugera i Kanani. Amen amen. Kandi tukagerayo twemye twese. Hamwe no gusenga no kwezwa. Bibiliya iravuga ngo Imana ishaka n'iki no kwezwa kwacu. Bivuze ngo Uwiteka azajyana abakijijwe neza. Cedric, uramutse ugize amahirwe kujya mu ijuru, tuzabikorera twese. Tuzabikorera. Ukageramo ukajya mu ijuru, bakakubaza ngo ninde muntu usigaye ku isi wifuza ko tujyana mu ijuru? Yego. Urumva ninde muntu wahituvuga? Uyu muririmbyi yaravuze ngo bene data icyo nifuza n'iki kuzabahabona. Haleluya. Amen. Kuko Imana nayo itarabanura ku butoni, ntabwo nagira mvuge ngo uyu runaka nimwifuriza abari buza, ahubwo sinareba sinda abantu ku butoni, abantu bose nkabifuza kugera mu rurembo rwera. Yego. Yasidide kutaturusha ubwenge, nubwo tugukurikiye muri aka kanya. Yego, ufite impano yo kuririmba, ariko unyumve neza ikibazo nakubajije. Yego. Tuvuge urugero, ugeze mu ijuru, Imana yakubwiye ngo yego, ntabwo ndi kubwira ngo turubonere ku butoni, ariko ugeze mu ijuru Imana yakubwiye ngo shaka undi muntu wundi usigaye mu isi uza akagusanga mu ijuru. Nawe ushaka kuvuga umugore wawe nta kibazo. Umugore wanjye? Umugore wanjye wenda Imana niyo ireba umutima mu ikarondora umuntu, ikareba mbese koko ubu bwami arukwiye. Umenye ngo hari umwana wo kurimuka n'umwana w'ubugingo. Njye nk'umwana w'umuntu nshobora kubwira Imana nkavuga ati kuko ari warondora imitima y'abantu bige uko ushaka. Ntarumva nta kintu naba mfite cyo gusubiza Imana. Oya, kandi Imana yakubwiye ngo icyo ushaka ndakora iki? Ndakora iki? Umuntu umwe cyangwa umwe wenyine? Umwe wenyine. Umwe byagorana abantu tuba dufite inshuti nyinshi, nyine amarangamutima yagufata ariko ukaza kubura amahitamo. Igisubizo cyagorana kubwira Imana ati runaka ndamushaka. Wabwira Imana ati Imana birananiye rwose, birananiye, bibuka ushaka. Ubwo se Imana ikubwiye ati nutamuza urasubira mu isi, kandi urabona ukuntu isi nubwo iryoshye ariko irimo ibishuko byinshi. Hari ukuntu mazi abantu bakoreye Imana, ndahita n'urugero
yarahereye mu butayu agenda asenga Imana, akanyarira za Kizabonwa, Gorogota, ahantu hose mu misozi itabaho n'itabaho asenga Imana. Ushobora gutereba umuntu wenda ukareba uburyo yaririmba Imana, ubu hari nk'abanzi rero tubona baririmba ugahita umwifuriza ijuru, byonyine bitewe n'ukuntu aririmba indirimbo zikagufasha, bitewe n'ukuntu nyine ubona abayeho ubatuye umuntu mwifurije ijuru. Like tuvuge Papi Clever na Dorcas, baba ni abantu umuntu areba baririmba agavuga ati Mana abo bantu uzabahereza ijuru. Urebye comment nyinshi mu ndirimbo baririmba, comment nyinshi zivuga ati wenda bazajya mu ijuru n'ukuri cyane rwose. Byaba bibabaje muri yaravuze ngo ndamutse nsigaye byaba ari igihombo, gusekwa n'abanzi banjye, dayimoni na satani, amajoro nagendaga, imvura inyagira, amanywa nagendaga, izuba rindasaho. Byaba ari igihombo, uwo muntu uramureba rero ugahita Mana ntibibe ibyo mu isi gusa, ahubwo no mu ijuru bibe uko ubishaka, cyangwa bibe n'ukuri tuzahurirayo. Amen, amen. Cedric, uri umuhanzi ukunzwe, uri umuramyi, ufite amakorasi menshi akunzwe cyane. Iyo urebye abahanzi nka Israel Mbonyi, ukabona n'abandi bahanzi nk'uko bivuze Papi Clever na Dorcas, ese mu by'ukuri ubona watera izihe ntambwe? Ni ibiki ukora kugira ngo ugere kuri uru rwego rw'abo bahanzi? Kuri urwo rwego rw'abo bahanzi, icyo navuga ni uko burya ibintu byose biba mu bushake bw'Imana, hamwe no gusenga. Uko urushaho kujya kwegera Imana, nayo igenda ikwegera, burya ihaza kwifuza k'umutima w'umuntu. Bivuze ngo aba ba Israel Mbonyi cyangwa se ba Papi barabikoreye, barasenga, bariyiriza, bagira uko nyine bakora uko bashoboye. Imana isubiza kwifuza k'umuntu, reba uburyo babyifuza, reba uburyo wenda akunda kuririmba, ariko nk'uko Imana ishobora kumva bati okay nabo muzi kuririmba, reka nkwagurire imbago muzamurire impano. Mbese ejo uzaririmba abantu bakizwe, ejo uzaririmba uzana abanyamahanga bikubita imbere y'Imana. Imbega Imana ireba mbese uyu muntu azagira akamaro ki mu gihe kizaza. Yego. Ubwo nawe utegereje impuhwe z'Imana? Ntegereje impuhwe z'Imana. Kimwe burya Imana ifite abantu benshi, nk'ubu umuntu ashobora kunkurikirana nanjye akandeba, urabona ari tuba dufite ubushobozi buke bwo kuba twakora indirimbo, si uko umuntu indirimbo yayibura like akenshi, ariko nkunda izi ndirimbo zo mu bitabo, izi ba Papi Clever baririmba, arya yiririmba nkumva wenda ngiye mu mwuka ndabuze nshaka no kurira, ikiba kibura n'ubushobozi, ariko Imana ishobora kubuhuza n'umuntu w'umumaro. Nk'uko wenda sinzi ko nzagera ku Mbaga TV, ariko ndahageze kuko wenda aho nari nkwiye ubu ngubu siho ngituye. Imana agiye ikora imirimo n'ibitangaza. Imana yagukoreye ibitangaza byinshi. Ubu ngubu uri mu bashima Imana, dutera agakorasi gashima Imana, ufite murare ukuma n'amashyi, kugira ngo abadukurikiye, ku buryo n'umuntu udukurikiye nawe yahimbarwa akaba yanakoma amashyi, ibintu nawe akizihirwa rwose. Ntiwifate muri aka kanya, kuko dushaka kubona Imana yawe kuko waje kugaragaza Imana yawe, dushaka kubona Imana yawe ya nyayo rwose, dutaramira ntugire ikibazo rwose. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana uwakubatuye, shima Imana wowe rudahemuka. Nari kure nta byiringiro namba nari mfite, amasezerano bizaba, nari kure y'Imana, ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso. Haleluya. Amen. Nigijwe hafi n'amaraso y'Umwami wacu. Dukomeze turi udukorasi, dushaka ko umuntu uri mu mirimo aka kanya, imirimo ashyira hasi agatera amakorasi, nawe akarimbana nawe muri aka kanya. Ndanyuzwe uko ngufite n'amahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Reba hirya reba hino, urukundo rurangose. Reba hirya reba hino, urukundo rurangose.
bose. Amen. amen amen Yewe namenye ko iyi satari yacu nkwiye gukora nkorera Imana yanjye, zakorera iyi si nk'umuntu uzayivamo, zakorera ijuru nk'umuntu uzaritaha. Yewe namenye ko iyi satari yacu nkwiye gukora nkorera Imana yanjye, zakorera iyi si nk'umuntu uzayivamo, nzakorera ijuru nk'umuntu uzaritaha. amen amen Imana ishimwe cyane. Yarahiriye izaturengera, ibyo yanze natwe ntabwo dushobora kubyemera. Yarirahiriye sawa ko izaturengera, ibyo yanze natwe ntabwo dushobora kubyemera. Ayayayaya ngo ntabwo dushobora kubyemera, Mana yacu ntabwo dushobora kubyemera. Haleluya. Amen. Amen. amen amen uradutaramiye rwose, njyewe icyunzwe hafi aho ngaho ubushyuhe numvaga bwenda bwumereye nabi. Abantu bibaye ngombwa nabanza nkareba uko njya muri dushe gatoya nkagaruka mfite agafreshe. Cyane rwose rega tugomba gukorera Imana ubudasiba, ukorera Imana yawe ugifite uburyo, iminsi irahita kandi ntizagaruka, ejo utazavuga ngo iyo nza kubimenya, ejo utazavuga we ngo iyo nza kubimenya we. Haleluya. Uvuga ngo korera Imana ugifite uburyo, ejo utazavuga ngo iyo nza kubimenya, kuko hazabaho iyo nza kubimenya, abantu benshi bazabyicuza. Biragoye kuba warasenze, biragoye kuba warakorera Imana ukihimba mu buryo ushoboye byose, ariko kuri uriya munsi rimwe biravuga ngo igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ngababwira ati nakoze neza, Mana yanjye ntege ko unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege ko ntuma mwamubundi imbere. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe cy'isara kizaba gishize, bamwe bazajya ku mwami bakoreye, abandi bajya ku mwami bakoreye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo intama zizaba zivanguye n'ihene. Bivuze ngo byaba bibabaje kuba warasenze ukazajya kumva ijambo rikubwira ngo nimwumve imbere mwarivunemo, sinigeze no kubamenya. Ni ikibazo kuba warasenze rwose. Hari umuntu uherutse kumbwira avuga ngo cyakoze Cedric, nugira umwaka tugahurira kwa Satani, nzamusaba akanya manze nibirangure nawe, ariko nugira amahirwe tugahura mu ijuru nzavuga ati bari bihe wararikoreye. Ni ukuvuga ngo tugitangira urugendo rwo mu nzira ya Kristo, kuko na Kristo ubwo yagiye anyura mu bintu bikomeye, bakamutoteza, bakamutuka, bakamupinga. Ni ukuvuga ngo ibyo byose Yakobo yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Uyu muntu namara kwemerwa, haleluya, azambikwa ikamba ry'ubugingo buhoraho, iry'Imana yasezeranyije abayikunda bose. Ni ukuvuga ngo tugomba kubyihanganira byose, tukabwirwa amagambo na Yesu yari yabwiye, tuba tugiye ikirenge mu cya Kristo. Ariko muri ibyo yatubwiye ngo mparana gusenga nsaba Imana imbaraga kugira ngo nzabashe kugera he? I Kanani. Cyane rwose. Amen amen amen. Ariko numva washobora no kuba pasiteri. Kuba pasiteri, uvuga ngo ibyo bintu byose birikora. Ibyo bintu byose birikora. Imana ihamagara abantu mu buryo butandukanye, yaguhamagara uririmba, yakuhamagara nubona sare y'abapasiteri wenda ajya kubwiriza, akabanza akavuga ijambo cyangwa akabanza akanaririmba, ukumva rwose iyo mpano arafite. Mbega ibintu byose muri Kristo birikora. muri Yesu biremera, cyo kumwizera gusa biremera, kandi niyo byanze byose bizemera. agakora akatunyurizaho twongere dusirimbe. Biremera muri Yesu biremera, ibyananiranye muri Yesu biremera, biremera muri Yesu biremera, ibyananiranye muri Yesu biremera. Imana iherutse kugera ku musozi Karumeli, biremera umuntu bita Eliya ikibemeza. Umusozi Karumeli waremye ikibemeza, bahanuzi ba Bayali bose baremera, bahamagaye Bayali maze ntiyabumvira, ngo baranikebagura, Bayali ntiyumva, Eliya arasenga,
rimanura umuriro ritwika igitambo bose baremera nanjye mana we uzandemera ikibemeza. Wow. Imana iretse kurema ikibemeza, ariko ndashima Imana yacu ko atari Imana yimurwa, atari Imana yanurwa n'izuba ngo imvura iraguye, atari Imana yacu ifite amatwi irumva, ifite amaguru iragenda, ifite amaso irareba. Ariko izo mana za Bali ziba zifite amatwi zitumva, zifite amaso zitareba, zifite amaguru zitagenda. Bivuze ngo Imana yacu turashima ko itameze nka Bali, turashima ko itimurwa, turashima ko ifite amaso ireba, ifite amatwi yumva. Nuko wari uvuze ngo mu kanya Imana ngerutse kujya ku musozi wa Karumeli, iremera umuntu itari ikibemeza. yamuremeye iki kibemeza? Yamuremeye ikintu cy'itangaza kibemeza. Wibuka ko yari yishe abantu hafi 100 bose ba Bali. Imana yari yaramukundaga cyane, wibuka ko yagiye no mu ijuru adapfuye. Yagiye mu ijuru adapfuye, bivuze ngo yamuremeye ikibemeza. Baramupingaga, bahamagara imana za Shera, abwira Ahabu Ahabu ahamagaza ibigirwamana bya Bali byose biteranira aho ngaho. Arangije afata amapfizi 2 arayabagara, arambika ku giti, arababwira ati mubagiyani bwa mbere aba ariyo mushyira hehe ku gicaniro cyangwa se bagiye gutamba igitambo cyoswa. Bafata yabo barashyiraho, barasenga. Aravuga ati mubanze musenge nanjye ndakora ibyanjye nyuma, kugira ngo mutaza kugira ngo wenda ngo n'ibindi bintu nkoresha cyangwa se n'imaje. Aravuga ngo babanza aho yabo mfizi, bahamagara Bayali ngo imanure umuriro, bahamagara Bayali biranga, bageraho barikebagura biranga. Eliya atangira kubashinyagurira. Haleluya, amen. Uvuga ngo nitumara kwemezwa hari ibintu tuzajya tujya dushinyagurira, hari ibintu tugomba gusubiza ku ruhande, hari ibintu bigomba guhunga ubuzima bwacu byamaze kumenyekana ko ariyo Mana yacu. Bagera nimugoroba bikebagura, rero aravuga ngo ahari Imana yanyu yaba yasinziriye, bikeneye gukangurwa. Ndo ku ijuru bigize Imana yacu ntagiye gikangurwa. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo Eliya ageze nimugoroba, azana indenge 2 z'amazi, intango 2 z'amazi n'imfizi arayibaga, amenaho amazi kugira ngo asenge, yerekane Imana nyamana n'Imana itari nyamana. Arangije arasenga, abanza kumenaho n'amazi kugira batagira ngo wenda umuriro wari mu gicaniro. Arangije ahamagara Imana ya Isiraheli, aravuga Mana ya Isiraheli na Isaka na Aburahamu, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana, kandi nkaba nkozi kubw'ijambo ryawe bimenyekane ko ndimo n'umugaragu wawe. Imana imanura igiti, imanura umuriro, bitwika igitambo. Abantu zose ba Bali ngo bagwa bunama, bagwa bubamye Imana, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Bivuze ngo Uwiteka niwe Mana, niwe Imana yacu twiringira, n'ibyiringiro bidakoze isoni. Twavuga byinshi, umwami tukamuvuga tukarara aha ngaha. Natwe ubu turi gusaba Imana turemere ikibemeza. Wow, Mana turemere ikibemeza, Imana turemere ikibemeza. Wowe uri kureba iyi video, Imana ikuremere ikibemeza, kandi imbaraga n'amavuta yo ku buzima bw'umuntu uri kureba iyi video no kuri Imana ikuremere ikibemeza. Pawulo aherutse kuvuga ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo Pawulo ari mu bantu bahamagawe nawe adashobotse, ahubwo yahamagawe adashobotse Imana kugira ngo ugire gute bimushoboze. Nawe yarabivuze ngo ndashimira Yesu Kristo wambashishije yuko yantekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Umva ikintu yavuze gikomeye, ushaka kuvuga Imana ufite ahantu uvuye. Aravuga ngo nubwo nabanje kubutukana n'urenganya n'umunyarwanda, ariko narababarira kuko ibyo nabikoze nkibabujije ntarizera. Umva impamvu rero yatumye ababarirwa. Ijambo ndarikunda cyane hura ku mutima wanjye. Dawidi yaravuze ngo nibikije mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumura. Yaravuze ngo icyatumye mbabarirwa ngo kugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye w'imbere kwihangana kwe kose mu by'ikitegerezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo. Ni ukuvuga ngo muri ivugabutumwa turabwiriza abantu bagafashwa, cyangwa se abantu bagakizwa bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Icyo gihe Imana y'ibirebye irishima cyane. Imana turemere ikibemeza. Cedric, muri aka kanya uri umuhanzi wamamaye cyane mu makorasi ndetse n'indirimbo, numvise ufite n'indi mpano yo kubwiriza. Cedric, urashaka Imana ikuremere iki kibemeza? Burya nk'imiryango tuvukamo, ushaka kuba wenda ndasenga kugira ngo babyemere bikagorana, ariko turashaka gusenga ku buryo isengesho rigera kuri gakondo yacu, rigera ahantu tuvuka, aho tuvuka bimenyekane, aho dukora bimenyekane, tugenda mu nzira bimenyekane ko twahuye n'iki n'Imana. Imana rero ni Imana yomora inguma igakura muri karande zo mu muryango ikagira gute. Ndashimira Imana impa agakiza, ukuri twari nk'abana 4, ariko kugeza ubu navuga ko ari njyewe Imana
wenda yankuyemo ingira icyizere, ingabira umunwa wayo, inkomereza mu gakiza kayo, ko abo twasinyanye nyine ugenda ubona bameze gutya, ariko ndashimira Imana yampamagaye ikangabira n'umurimo wayo. Imana ishimwe cyane. abo bandi mwasenganaga basigaye bari mu ngeso mbi? Okay, niba abantu wenda kera twakuriye mu mateka akomeye, uhamagara kuri phone ukumva arashaka kugusubiza mu mateka mwahozemo, wenda arakwibutsa ibya kera. Bibiliya iravuga ngo ibya kera mwe kubyibuka, wenda akakwibutsa twagiye dukora amafuti menshi, amanyanga abana benshi twagiye dukora, wamamaga kumva se amagambo yo kuri phone ntagahinduka, agashaka n'inzenye zipfuye ubusa wenda iki. Bibiliya iravuga ngo n'ijambo ry'ubupfafa mwavuze muzaribazwa, kandi inzenye zipfuye ubusa nabyo biri mu bintu Imana yanga. Bivuze ngo ahantu beretse gusenga amasengesho kubwira Imana idukizeho Bahamani, ariko Bahamani ndakeka barapfuye. Umuntu ashaka kuvuga amagambo ati Yesu ashimwe umukozi w'Imana, nako ngako nagashya tubonera muri Kristo Yesu. Yego. Ngo ntabwo numvise ibintu uvuze neza, ngo bimeze gute? Bivuze ngo nandi ndakubwira ngo hari abantu twamanje namaze gukizwa ubundi, narakijijwe, cyo mwansabwa no kuba maso. Bibiliya iravuga ngo Timoteyo, ahantu hari Timoteyo ngende tashyiramo izina ryanjye ngashyiramo Cedric, urinde icyo wagabiwe uzibukire amagambo maba adakwire n'ingirwa bwenge zirwanya Imana. Nuko ngo hari amagambo ntakwiye kumva se ya kera nahozemo. Bibiliya iravuga ngo ibya kera mwe kubyibuka. Uramuhamagara kuri phone ugatangira kugusubiza muri amagambo ya kera, gusubiza mu mateka ya kera, kandi ibyo ngibyo byose Kristo yari bikwibagije. Rero bivuze ngo duheretse gusenga amasengesho twikuzaho Hamani, ariko ndakika Hamani yavuye ku buzima bwacu, yahunze ubuzima bwacu. Hamani Abayuda barataba Morodekayi bava ku marembo. Hamani yarazi ko ariwe ugiye kwambikwa ikamba, ariko Morodekayi yarangije araryamikwa, Abayuda baratabarwa. Bivuze ngo naratabawe, Imana yakoze imirimo, ngo yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gushobora. Ibi ni ibitangaza muri njye, ikora ibintu byinshi, ineza y'Imana ntabwo wayirondora ngo uyirangize. Cedric, uvuze ku bantu bakubwira amagambo ya kera. Ushobora kuba ufite ubuzima bukomeye, nubwo ufite ubuhanzi, ufite impano y'ubuhanzi, ushobora kuba ufite n'ubuzima bukomeye. Yego. Wadusangizamo gakeya utagiye mu bintu byinshi, dusangizamo gakeya ku buzima bwawe. Kuko ikiganiro cyaryoshye. Byasaba ngo nzagaruke. Ikiganiro cyaryoshye. Byasaba ngo nzagaruke rwose, kugira ngo wenda numva twaba twinjiye mu buhamya. Twaba twinjiye mu buhamya, kandi ubuhamya ni ama-episode. Gatera Imana ikizwa igira Imana yacu. Ni byinshi cyane. Umuntu wenda uri kureba bimutera inyota yo kuzaza kumva ubuhamya bwanjye. Dusogongezho gakeya basi. Gukizwa kwawe kugira ngo ukizwe, niki cyaguteye inyota? Kiguteye inyota gituma ushaka gukizwa? Bituma nshaka gukizwa, njye bwanjye nari nari controle icyanteye inyota cyane, like muri famille abantu usanga bose bameze nk'abari kwatera mu bigirwamana. Kwatera, Abraham yaretse kumamagara agativa muri Uriya y'Abakaludaya, ava kwa Setera arahaguruka aragenda, ujye mu gihugu nzakwereka, ajya mu gihugu Imana izamwereka. Bivuze ngo nanjye naritekereje, ndeba famille yanjye, ndeba girlfriend, ndeba bana ba hafi yanjye bose, amenye wenda wese twese ariko tunywa inzoga, cyangwa se dufite imigenzo bakoresha ya Catholic Church. Urumva ushobora no kujya mu rusengero rwa Catholic basomye ku gacupa kuko murabyemerewe. Rero mbi control isanga ubuzima bwanjye, ariko wenda n'ubuzima navutsemo, ushobora kuba utazi ikayi y'umubyeyi cyangwa ikayi y'umubyeyi cyangwa ikaramu y'iki. Kuva niga C1 nkabagize sinyatu, ni ikintu gikomeye cyane. Nta kayi ya papa uzi cyangwa ikaramu, ni ikintu gikomeye cyane. Urumva ko Imana iba yaragiye ikora imirimo kera, si Imana iretse kumbwira ngo nagwaye kubaho utari ukubaho, kuko nanjye nsubije amaso imahere buryo navutsemo sinari ukubaho, uretse ubuntu bw'Imana bwangize uwo ndiwe. Bivuze ngo naritekereje ndabati niyo mu barokore twasenganaga, araza araturarika tujyane gusenga. Ibintu by'abarokore sinabyumvaga, rero ubwo ntabyumvaga rero ngiyeyo numva twanywaga inzoga Catholic Church. Noneho rero umuhanuzi ajya mu mwuka arabata abantu banze kwihana. Tugiye rero batwigisha uburyo ngo bihana abarokore. Nari nzi ko nza kurambuka ndakuramutsa amaraya yanjye cyangwa ndawuri mu ijoro yanjye, rero ntabwo nari mbizi.
atwigisha uburyo mwihana, bakwigisha uburyo bitunganya, bimwe turabisiga. None ko twari tugiye kureba ibintu abarokore bivuga ariko ko niba ari byo. Sinamenya ko no kureba ari icyaha. Kujya gusenga ahantu ugiye kureba umenye ngo ni icyaha. Noneho twihana ibindi kunywa inzoga turabisiga. Umuhanuzi agira mu mwuka ndetse ubu ngubu ibintu bimeze bitya, abarokore kera yarazamukaga mu gice akirukana abadayimoni muri parafu akijemo abadayimoni bakabirukana. Bigeze icyo gihe rero bigenda gutyo, rero kubera ko nari meze nk'umufilisitiya cyangwa se umufarisayo. Nkajya mbareba aba ni abasazi bari mu biki bimeze bite, undi yikaraga mu mwuka w'ibyo birarangiye, abandi bari gutokesha bari gusenga, njyewe ndimo ndareba bateba ni barasazi, numva nari umufilisitiya wuzuye. Noneho undi ajya mu mwuka ati abantu banze kwihana kunywa inzoga bari he? Ndashishika babivuga nka gatatu, babivuze bwa kane mbona ari serebenda kudusohora, amavi nyakubita hasi. Ubwo twari nk'abana batatu twari twagendeye rimwe kuko twanywaga inzoga turi benshi bari kuba muri famiye, amavi twese tuyakubitira hasi tubona bya bintu biri seri. Undi ajya mu mwuka ati umuntu wanze kwihana kureba ninde se? Abivuze nka gatatu nyine twari twanangiye imitima twanga gupfukama nka kwa kundi Farawo aherutse kunangira umutima, Imana ibintu bitangaza, yemera Abisirayeli igitangaza. Turawunangira umutima, turawunangira, tubona Abisirayeli turapfukama dusaba imbabazi, Imana iratubabarira turasenga. Ariko umva ku munsi wa mbere ntabwo ushobora kubyumva neza ibintu by'abarokore nk'ibijyamo, ntabwo nahise nyumva ku munsi wa mbere kuko twanywaga inzoga. Rero umva ijambo ryatashye ridufasha mu gitondo rivuga ngo kubw'inda yabananiye ngo nimunywe gake, nimusome gake. N'ijambo basomye icyo gihe muri Bibiliya sinkigibuka, nta n'ubwo iryo jambo bari barisomye, ahubwo nari nsanzwe mbifite mu mutima rivuga ngo kubw'inda yawe usome gake. Icyo gihe biragenda ukomereza aho ngaho, wateje nzajya gusenga bandondore, ujya unywa gake unywa gake, Imana ikavuga ati bireke, Imana ikavuga ati bireke. Yabimbwiye nka kane gatatu gutyo, ntangira kubireka, numva ntangiye kunezerwa kugeza n'ubwo Imana yajyaga itwereka mu misozi turi groupe, ntangira kunezererwa Imana. N'abandi mu bandi mvuga ati bakijijwe wanyura muri bene data ukumva ni ibintu byiza. Gusa tunasaba umuntu udakijije, abantu badakijijwe sinzi uburyo bameze cyangwa sinzi uko. Pawulo aretse kuvuga ngo narababaraga ubwo nabonaga abanyabyaha babayeho neza, kuko ubwabo bafite ibiruta by'umutima w'umuntu wagira wakwifuza. Bivuze ngo nubwo byamubabazaga ariko yamenye umugabo utanga ibi byose, kuko yaravuze ngo ibyarindamo yanjye nabihinduye kuba igihombo, mbibona nk'amasi ibiki byose, ntiyahanga amaso bisa, ahubwo kubwo kuronka Kristo. Iyo umuntu rero yaronse Kristo ibintu byose birikora cyane rwose, kuko ijambo ryaravuze ngo ntabwo Imana izafata ibyo kurya byayo mu rujurumira. Bivuze ngo Imana umuntu usenga akayigira Imana ikora uko ishoboye rwose ikamubeshaho cyane rwose, kuko akenshi usanga ibisubizo cyangwa se ibisubizo biri hejuru bitewe n'umuntu bishyikiye bimutera kudamarara akibagirwa iki ineza y'Imana. Ijambo riherutse kumbaza aramaza ngo mbese umwari yakwibagirwa umwenda arimbana cyangwa umugeni ibyambarwa bye, nyamara abantu banjye bo banyibagiwe iminsi itabarika. Bivuze ngo ushobora gusubizwa like tugasenga Imana ikavuga ati nkugiriye neza, ejo kugira neza, ukibagirwa ineza y'Imana ukayibagizwa n'iki n'ibindi. Rero ntabwo ku muntu usenga umenye Kristo ibyo yaguha byose ugomba guca bugufi, kuko wenda ndakeka nta muntu warushije Yobu gutunga, ariko Yobu yarihanganye mwiza mu bintu byinshi, ariko Imana ngo imuhiriye bwa nyuma imushumbusha ibintu byose yari afite. Rero narushishikariza umuntu utarakira Kristo mwari n'umukiza akamwegera kumva inyungu birimo. Amen, amen. Ufite ubuhamya bukomeye cyane. Muri aka kanya umuntu uri kureba iyi video adakijwe yakizwa, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuko uyu muririmbyi yaravuze ngo n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Hari umuntu wenda uri kundeba avuga ati biriya n'ibintu by'abarokore turabona yarasaze, ariko njye uzi inyungu iri muri Kristo, njye uzi inyungu iri muri Kristo. Muri filime kumva ati we arasenga ni iby'igiciro, umuntu ashaka kukomera ati bite mukozi ma Yesu ashimwa gusuje muri ndamukanye byonyine ibintu byakunezeza kurushaho, byakunezereza umutima. Muri aka kanya tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, abadukurikiye barifuza ko usuhuza nibura inshuti zawe, abavandimwe, gira abantu usuhuza, yaba abo musengana, yaba abo mukorana, gira abantu usuhuza ubahindamukanyo. Turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, unashishikariza abadukurikiye kuzaza kureba ikiganiro cy'ubutaha, kuko uzajya uhora udusura buri munsi. Hano ni iwanyu, hano ni iwacu, hano ni iwabo w'Abanyarwanda, hano ni iwabo w'isi yose, turi kumwe cyane rwose. Mbere na mbere ndasuhuza abo dusangiye umurimo. Nivuga abo dusangiye umurimo ni abakora umurimo w'Imana bose, ariko abaririmbyi, abavugabutumwa, pastor,
abapasitorine, abahanzi muri rusange bose ndabasuhuje cyane. Ndasuhuza inshuti zanjye zose twakoranye twararanye, nsuhuza abakristo muri rusange, bamwe nasuhuza n'ibishanye, nsuhuza n'ababyeyi banjye cyane rwose. nawe mbone yo kugusuhuza. Urakoze cyane, genda mukanyemeza nyakira, nawe ndagusuhuje cyane rwose, murakoze. Wasezera abadukurikiye, abakurikirana ikiganiro cy'uyu munsi, kugira ngo n'ubutaha bazabe kureba ikiganiro cyawe, abifuza gukizwa bazakizwe bivuye mu mavuta yawe ufite muri aka kanya. Ndabasize rero ariko mbaherekeje isengesho burya rimenagura ibihome bigakora kandi bikagira ibintu byegeza hirya. Isengesho rikora imirimo n'ibitangaza. Uri Data wa twese, niryo zina ryawe, witwa Ndoho kandi uzahoraho, ubereye mwiza, bagutegereje, abagushaka n'umwete nibo bazakubona. Nemerera ubwami bwawe buze aya masaha imbere yawe, ndetse n'imbere y'abakunzi bawe n'imbere y'abakunzi b'Imbaga TV. Ngushimye ko wabanye nanjye ndetse nabo ukaba wabanye nabo. Nemerera ubahereze umugisha, ubane nabo, ndetse n'abashaka gukizwa bose ubiyegereze Kristo, kuko ari wowe umenya imitima y'abantu bose. Naho rero ngushimiye ko wabanye natwe, ndetse n'abahoresha ikiganiro bose nawe ndamushimiye. Bene umuhereze umugisha, dushimiye ko mbishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Bye bye, naho ubutaha. Murakoze cyane. Murakoze cyane.